ndabaramukije mwese abakurikiye ijwi ry'icyizere. Hanyuma rero turi muri cya kiganiro ruhura umutima. Ruhura umutima murabizi ko ari ikiganiro kimenyerewe cyane, nabonye abantu benshi rwose mwaragikunze kandi mukomerezaho. Rero turi kuruhura umutima n'ubundi turi muri cya kiganiro cya ruhura umutima. Uyu munsi rero twasuye umusaza, nawe araza kutwibwira. Muze kagira ngo rero wibwira abadukurikiye. Theoneste, turi kumwe na Theoneste. Muze uyu munsi rero ijwi ry'icyizere ryagusuye, ryakuzaniye bimwe mu byo wakwifashisha. Ni bikeya ibingibi ubona, ariko imitima yabashije kubifata yo ni minini, kubizana yo ni minini cyane. Rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu Theoneste. Ese Theoneste, mu buzima busanzwe ubayeho ute? Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi kurya ubigenza gute, ko tubona uri umusaza udashobora wenda kuvuga ngo reka njye gushaka akazi? Duhe ishusho y'ukuntu ubona bimeze, ubu buzima ubayeho gute muri rusange? Ubuzima nyine ubundi se yashashara mbona umva ubundi tubona iki ubwo se ubundi meze neza. Uyu munsi se urumva umeze gute? Kubera ko hari abantu bagusuye, hari duke mu two bafite bakuzaniye, urumva umeze gute mu mutima wawe? Mfite amafaranga magana abiri. Magana abiri rwose. Ni uko nyine ni ukavuga, nta n'ikindi yanarenzaho. Mu buzima ntabwo mu buzima murakoze. Twebwe tubanze no kubashimira kuko muje kwifatanya natwe muri ubu buzima twahuye nabwo, kandi mukaba mubona imibereho tubayeho atari neza, imibereho igoye, kandi tukaba tugomba no kubashimira kuko mwagize neza umutuzaniye utwo kurya. Twari tumaze iminsi dushonje, ariko nkaba mbashimiye ko mubikoze. Ni ukuri rero uyu musaza Sebutana Theoneste yahuye n'ibibazo bikomeye. Ubu duturuka aho bita i Nyanza mu majyepfo mu mayaga, ariko nta kintu dushingiyeho, nta n'uko duhagaze, ariko kubera ko yahuye n'ibibazo bikomeye muri jenoside, baramurekura bamukuraho abana be, bamukuraho umugore we, abura kirengera. Wagiye nkoresha uburyo kuko ari jye wari usigaye, nkoresha uburyo ndamuzana mushyira aha ngaha kugira ngo tubane nawe mu buzima bukakaye. None rero nta mugore agira, nta mwana agira, ni igihe dusigaranye jyenyine. Ariko ubuzima mubona tubayemo ni ubu, nta bundi burenzeho, ntawe ubasha kujya gushakisha. Sinasiga umusaza ngo njye kureba kunshakisha mu gisiga. Ni ukuvuga ngo ni hano nkaba muri iruhande, sinujya muva iruhande, amuguma iruhande. Ibyo turimo ni ubuzima murabona ko bukakaye bukomeye, kandi tukaba tubashimira ko mukazajya mukora mudukurikirana mureba ubuzima duhagazemo. Tukabasaba rero murareba ubuzima turimo, n'inzu twananiwe kuyishyura kubera ubuzima dufite nyine butameze neza. Mbashimira ko mwatugiriye neza,
mukomeze kandi muzajye mukomeza n'abandi mukomeze mubagire neza murakoze. hanyuma nkubajije mwisanze gute inaha inaha ukuntu twaje njye nabanje kuza i Kigali, noneho i Kigali intambara iza kuba ibajye ntari iyo mu mayaga. Noneho ubwo intambara irangiye, jenoside irangiye, ubwo umusaza yaje gushaka umugore amaze kumushaka, umugore baza gutandukana, baza kurwara, tumujyana i Butare kuva ku CHB, baramubaga nyine buriya bamubaze mu mugongo, bamubaze mu mugongo, barimo tije hano mu mugongo, urumva noneho muzana gutyo tuguma muri ubwo buzima. Cyakoze amaze i Kigali bamaze kwemeramo imyaka, uyu mwaka ni wa 5. ubwo burwayi bwakomotse kuri jenoside bari bamutaye mu kinogo cya metero 20 aho bari barushya abandi. Rero agira amahirwe, umukonzi yari yarahaye inka niwe wamukuyemo, uwo bitaga umukonzi bitaga biya ngo niwe wagiye bamukura muri cya kinogo, abandi bapfiramo nyine. Amaze gupfiramo umusaza araza aho ngaho, ariko asa nkaho ari muzima nyine, ariko atabasha no kuvuga nyine, ariko aza kubura nyuma, baza kumpamagara, bampamagaye ndasanga umusaza yaheze mu jyana kwa muganga, rero baramubaga, bamubaze rero bakumusubiza ku mayaga, mushubije ku mayaga ntabwo byazagenda neza, niko nahise muzana naho i Kigali. hanyuma mu buzima mubaho, mu buzima murimo, mu buzima bugoye, ubuzima ubona ko bugoye kubusobanura, mubasha kubaho gute, mubasha kujera gute? Kuko urumva mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu uwo ari we wese akeneye kurya, akeneye kwambara, akeneye, hari ibintu by'ibanze umuntu akeneye. ubwo buzima mushobora gute kubwihangana? Kuko urumva ntabwo wasiga muzehe wenyine ngo ugende ujye gushaka amafaranga, nta muntu n'umwe ufite umusigira, kandi muzehe biragaragara ko ashaje cyane. ubwo buzima ubasha kubuhuza gute, ubasha kubukontorora gute? Ubuzima ukuntu mbukontorora ni ukuvuga ngo abagira neza nibo baza bakadufasha, bakaduha utwo kurya. Ntagira ngo nabona ubuzima bwakomeje nkiyambaza abavandimwe, aho nibo bavandimwe mfite, nkabahamagara uyu munsi, hagira ufite icyo afite akamfasha, kandi rero usibye ko nta n'ugura n'icyo amfasha, baragerageza ariko nkabaho, ntabwo njya mbapfana cyane, bakakomeza bakantunga gutyo. N'ubwo buzima bw'inzu nibo bandihiriraga inzu, n'ubushize nibo bari barangije kuyishyura, rero urumva nabo bakagerageza uburyo bagomba kumufasha. Niyo yagiye kwa muganga nibo bamfasha kumugeza no kwa muganga no kumuvuza. Ko hari igihe wenda ushobora kwaka ubufasha, cyangwa se abo bavandimwe wiyambaza umunsi ku wundi, nabo ntekereza ko ibyo ari byo byose baba bafite ibindi bibazo, kandi turi mu mujyi wa Kigali kandi birakomeye. Nk'iyo wabiyambaje ariko kandi ntihagire ushobora kugira icyo agufasha, icyo gihe bigenda gute? Iyo ntacyo afite amfasha, mba nzi ko nawe ntacyo afite. Noneho kuko iyo bafite icyo bafite barampa, kuko sinavuga ngo ntabwo bamfashije, kuko baba bakoze uko bashoboye. Iyo ahanini impande nini baramfasha, kuko ntabwo bapfa guhebura. Ufite n'igihumbi arakimpa, ufite 500 akayampa, bakomeza muri ubwo buzima. Ndumva bitoroshye, ntabwo byoroshye. hanyuma se nk'iyo wenda bibaye ngombwa ko mubura ikintu cyo kurya,
wenda mujya mugera muri ibyo bihe mukaba mwabwirirwa cyangwa mukaburara? turabwirirwa kandi tukanaburara, tukajya mu buriri tukaryama kuko nta kundi umuntu yabigenza. Umuntu aba yabuze, uyu muntu yabuze uko abigenza araryama, nta kundi umuntu ndavuga ntiryamira muzehe tukiryamira, ugacya Imana igakora imirimo n'ibitangaza ikatugaburira. Uyu musaza urabona ni mukuru kandi nta mbaraga afite, ntihari igihe kigera ukabona wenda ashobora nko kukurenganya kubera ko utabonye uburyo ki wamurwanaho? Gusa arabitekereza nyine kuko ntiyabura kutabitekereza kuko Yego. abona ari umutekerereza. Ntabwo yananirwa rero kutabitekereza, ariko agaceceka nta kintu yarenzaho nyine, ariko kuko ntacyo yashobora kwiha. Nanjye kandi babona ko nabuze amikoro. Uyu musaza ni mukuru kandi ntekereza ko ari wowe umushakira ibyo kurya. Ntekereza ko abasaza bageze aha baba bageze mu zabukuru. Ese kandi ibyo ari byo byose abasaza baba bakeneye ibiryo bitari nk'ibyo we warya n'ibyo njye narya, abakeneye ibiryo bye by'umwihariko. Ese bigenda gute iyo ibyo biryo bitabonetse? Ese arihangana akarya ibindi? Ese nyine duha ishusho y'uko ubundi ibiryo iyo tutabibonye nyine ibiryo byose ararya, kuko ibyo yaba bimeze kose agomba kubirya, kuko ntiyanyaka ibyo ntafite ngo bishoboke. Ariko ibyo nshyikiriye byose nkateka ararya uko abishoboye. Uyu musaza mujya muganira? Tuganira nk'uko ntabwo bategereje kuza kwishyura amayobanyoba. Hanyuma ntihariho igihe ashobora kukuganiriza ukabona wenda afite agahinda cyangwa se agahinda arakagira, kuko hari igihe agatekereza nk'abana ugasanga arabavuze, agatekereza bamwe ukumva arabavuze, mbese ukumva mu mutwe hajemo ikintu agahita ukumva n'icyo avuze. Hanyuma mbere wenda yuko urumva ni umusaza, ntashoboye kugenda, ntashoboye gukora, ntashoboye mbere yuko wenda jenoside iba kugira ngo imuhekure, yarameze gute mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ubuzima? byari bimeze gute? yari yifashe gute? Inka zanjye nari nyifite rwose. Ku buzima bw'imibereho yari umuntu ukomeye. Yari afite inka, yari afite isambu, byose mbese yari abifite. Ariko mu rwego rw'imibereho rwose nta kintu yari abaye, kuko yari umuntu utunze, yari umuntu ufite aho guhinga. Ntabwo byoroshye ariko Imana irahari, kandi hari abantu basigaye, ntabwo abantu bose bapfuye, hari abantu basigaye ariko kandi baba bumva batewe ishema nuko hari ababo bagomba kugeraho, hari ababo bagomba gusura, hari ababo bagomba guhumuriza, kuko mu by'ukuri nubwo twafashe inzira tukaza, ntabwo twaje wenda tuvuga ngo reka tubazanire ibi, ahubwo no mu buryo bw'imbamutima kugira ngo tubahumurize umutima, mwumve yuko mutari mwenyine, mwumve ko hari abandi bantu babatekereza, ntimukajye mwumva ko muri mwenyine, ntimukajye mu nzu ngo mwumve mufite agahinda, ntimukajye mu nzu mwumve ko nta cyizere cy'ubuzima mufite, umunsi wire mubabaye, ntimukajye mubikora, kuko ntawamenya isaha y'Imana ishobora kugera ugasanga Imana ibahinduriye ubuzima namwe. Hanyuma watubwiye ko ufite umuryango, waduha ishusho nawe. Ese ni iyihe mpamvu waba waratandukanye na famiye yawe? Ese
nyine ushobora ubyumva ute cyangwa se ubitekerezaho ute kugira ngo usige famiye yawe aho wayisize ukaza kwita kuri muzehe? Ese kandi iyo famiye yawe waba warasize ntabwo mujya wenda muganira ukumva wenda bafite ibibazo byinshi bashobora kukubaza kubera ko famiye yawe mutabana? Mbese duha ishusho ya famiye yawe yindi mutari kumwe kugeza uyu munsi kubera muzehe. Famiye yanjye ni ukubera ko twabuze ubushobozi, tubuze ubushobozi n'ubundi urabona twabaga mu mazu yapfuye mu manga, inzu barazisenya kubera ko zari mu manegeka, kubera ko noneho rero nabanaga n'umuryango na muzehe kubera ko twari dufite inzu nini. Noneho kubera ubushobozi kuko inzu twayirihaga amafaranga 50,000, tuza kubura ubushobozi kubera ko twari dufite umusaza nyine, tubuze ubushobozi rero ni ukuvuga ngo bamwe bagiye ukwabo nanjye ngumana ukwabo na muzehe. Ariko noneho turavugana bakaza kumusura, natwe tukaba turi hamwe, ariko tukabura ubushobozi bwo kuba yenda twabona inzu tugomba kubanamo twese. Ubu urumva rero abantu dufite umuryango w'abana 6 na muzehe nanjye n'umudamu, none tukareba iyo nzu twabona tugasanga ubushobozi bukeye. Nuko kubona rero bamwe twe ukwacu abandi nabo babukwabo, ariko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza tukongera tukabona ubushobozi, tukabona inzu dukwiriye, n'ubundi nta kibazo twakongera tukabana twese nk'uko byari bisanzwe. Rero abadukurikiye hano ku Ijwi ry'Icyizere, murumva ko hari igihe biba ngombwa ko umuntu ashobora gutandukana na famiye ye kubera ubuzima, atari uko wenda bashwanye, atari uko batandukanye, ariko mu by'ukuri bitewe n'ubuzima, bitewe n'amateka mabi yaranze igihugu cyacu, bikaba ngombwa ko abantu bamwe batandukana bakajya ukwabo n'abandi bakajya ukwabo. Rero mu by'ukuri iyi ni famiye, murabona ni umuryango ubabaje, ni umuryango ukwiye kwitabwaho, ni umuryango udafite ahantu mu by'ukuri waba, kuko n'inzu babamo ni ntoya, nabo ubwabo ntabwo ibahagije. Ikindi kandi ni umuryango ukeneye kubaho nk'uko twese tubayeho, bakeneye kurya, bakeneye mu buzima bwa buri munsi, bakeneye ibibatunga nk'uko n'abandi bose babayeho. Rero nshuti bavandimwe, nk'umuntu wabona kino kiganiro akaba afite umutima utabara, akaba yumva hari ikintu arushije aba bantu, rwose yabafasha, natwe turahari, icyo tuzashobora tuzajya tubavuganira, ariko mu by'ukuri twari twanabasuye kugira ngo tuganire, tubahumurize, twumve ko bagomba kubaho, ubuzima bugomba gukomeza. Rero ntekereza ko iki ni ikimenyetso cy'urukundo, n'undi wese waba afite ikimenyetso cy'urukundo cyangwa se uwaba afite ikintu cyose icyo ari cyo cyose yabafasha, rwose ni karibu hano ku Ijwi ry'Icyizere. Rero tugiye gusoza ikiganiro cyacu, ni nk'iki wabwira nk'abadukurikiye, ni nk'iki wabwira abantu muri rusange, umuryango mugari nyarwanda, ni iki kintu wababwira mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu? Icyo nababwira, murabona ko imibereho ikomeye. Iyi mibereho rero ubona tubayeho mu buzima turimo bugoye, kandi twahuye na jenoside. Ni ukuri mugomba kutuvuganira mukareba ahantu duhagaze, kuko ntabwo bimeze neza mbese, ariko mugomba kutuvuganira rwose mukatugira neza. Nshuti rero mwari mudukurikiye, reka dusoreze hano, ariko reka tubwire bano bantu ko ubuzima burakomeje, turacyakomeje kubaho, kandi rwose muhumure, wabona ari Imana yatuzanye hano, kandi ikizashoboka cyose hamwe n'Imana tuzabasha kugira icyo tugikoraho. Rero turabashimiye abari badukurikiye, Imana ibarinde, naho ubutaha.